gishize nibwo ikinyoma cyahawe intebe ndetse kandi kiramamara gitangira gutwara isi mu kwaha kwacyo. Ikinyoma cyegukanye isi yose ndetse kandi kirayitsindira kigarura imitima ya benshi batangira kubifata nk'aho ari iby'ukuri. Gusa ibi byose byari agahinda, akababaro, umwaku, ubukene n'ibindi. Ibi byose byabaye ubwo mu minsi yashize umugabo wo muri Ghana wiyise Ebe Noah yatangazaga ko rwose ngo isi izarimbuka ku itariki 25 z'ukwezi kwa 12 umwaka wa 2025. Abamwizera baza bakamwegera bikaza kurangira rwose ngo abarokokesheje cyangwa se akabatabara. Ibi byose byabaye nyuma y'uko uno mugabo byamenyekanye ko rwose ngo yishakiraga amafaranga ndetse ari content creators nk'uko twagiye tubona abandi bose. Ibyo byaje no gutuma bivugwa ko ibyo yakoze byose byari content ndetse ko yagira ngo yitwikire imbuga z'inkoranyambaga kubwo buhanuzi atigeze abukora n'iri rimwe gusa. Uyu wiyise Ebe Noah ni umugabo rwose waturukaga n'ubundi mu gihugu cya Ghana. Hanyuma yari umusore warangije kwiga ufite na kaminuza, ariko kandi nanone akaba yarabaye aho ngaho ubuzima busanzwe nk'abandi bose, ariko kandi akaba yari yaratangiye gukoresha imbuga nkoranyambaga kugira ngo arebe ko zamufasha nk'uko urubyiruko rwose rukomeje kugenda rubikora muri ino minsi. Uno mugabo rero ukuri kwe ndakeka mwarakumenye. Uno mugabo rwose ntabwo yari umuhanuzi, ahubwo uno mugabo yaje gufata urugendo yigira ahantu bari kubaka ubwato, ndetse kandi yambara ikintu mwabonye nk'ikigunira gisa nk'umwenda cyangwa se uniform yakoreshaga content yatangira gukamirwa video. Yahawe n'umuntu uburenganzira, aramubwira ati akira rwose nkamerera kuri buno bwato bari kubaka, ubundi nikorere content yanjye nikomereze kwishakira views. Nkaho ibyo bidahagije, uwo muntu nawe yarabukamukamereye, ariko kandi nanone amukamera kuri ubwo bwato butari n'ubwabo ndetse kandi batanamuherewe uburenganzira. Uzi icyavuye muri ibyo? Nuko ba nyiri ubwato rwose baje gusanga bano bibereye muri ibyo ngibyo ndetse kandi bakanabahata imigeri. Uno mugabo Ebe Noah yaje gukubitwa imigeri ndetse kandi bamubwira ko rwose ngo ibintu byo kugenda bikamerera ahantu cyangwa se bifotereza ahantu batahawe uburenganzira atari byo ndetse kandi bitanemewe, cyane ko ngo nta n'uburenganzira yari yasabye. Ariko n'ubundi iyo migeri nubwo yayigendanye yajyanye na video ndetse kandi ayipostinga ku mbuga ze nkoranyambaga, ibitangiye gucicikana, abantu batangira kuyisharinga ndetse kandi bamwe bakayisharinga bigize nkaho ari abantu bayipinze cyane, bavuga ati ni muri by'uwo musazi, harimo abandi bagatangira kubifata nk'ukuri. Ibi ngibi byaje no gutuma rwose abantu bose bisanga mu gahinda, akababaro, ubukene no kwishyira mu bibazo batazabasha kwivanamo. Byagenze bite rero ngo ibi byose basanga ari uko bimeze ndetse kandi ari nako byabagendekeye? Abantu benshi batangiye kwizera ko ibyo uno mugabo yavugaga ari ukuri, ndetse kandi abantu batangira no gutega bava mu bihugu byabo biberagamo, ibihugu nka Australia, ndetse kandi abandi benshi bakavuga ko ngo bavuye mu bihugu bitandukanye harimo nka Libya. Ariko kandi ikintu nyamukuru ngiye kwibandaho ni uko ngo hari n'abanyarwanda rwose bavuye mu gihugu cy'u Rwanda bakizera uno mugabo bakajya. Ibi bintu byose bifite aho bihuriye n'ubukristo bw'ino minsi budahamye ndetse kandi n'ubujiji abitwa abakristo bafite, ndetse kandi no kuba batarasomye bakagendera mu munyenga w'ikigare, ndetse kandi bimwe bakabihuza no kuvuga ngo yewe insengero nibazifunge kuko n'ubundi ibiri gukorwa n'ubusa. Ati gute rero? Ati kubera yuko bano bantu nubwo rwose biri kugenda gutya bafite ubuzanga bwinshi cyane kandi n'ibikorwa byabo ntibifashe. Ati byose byagenze bite rero kugira ngo ibi byose bizagende bike? Ubwo abantu batangiye kugurisha imitungo yabo n'amasambu yabo, ndetse kandi batangira no kwizera n'umugabo, haba abasaza mu myaka za 90, 80 n'abakecuru, urubyiruko, abagore n'abandi bose bafite akazi ka leta baragasezera. Bamwe batangira kugenda bimuka bajya gutura hafi y'aho Ebe Noah yari yarakoreye bino bintu, kugira ngo nihagire ikiba cyase uwo mwuzure we yari yarahanuye kuzaza nuramukuje bazahungire mu nkugi. Ariko se reka dutere uturezi tubwibanze, byagenze gute kugira ngo ibi bintu byose bigiye kuno rwego twisange n'abanyarwanda babyizeye? Biri kuvuga ko ngo hari abanyarwanda bashobora kuba baragiye nabo guhungira muri zino nkuge zo muri Ghana kuri n'umugabo witwa Ebe Noah, bakaba barizeye ko rwose ibyo n'umugabo ari kuvuga ari ukuri, bityo biza gutuma bahambira utwabo twose, ndetse kandi bamwe batangira kugurisha buri kimwe cyose batunze, bagenda bayisangira uno mugabo kugira ngo babashe kubana nawe mu gihe cyose bari kuvuga ko ngo ino rwose imyuzure izaza ikarimbura isi. Uno mugabo wari warahanuye ko rwose ngo nino myuzure izaza ikamara imyaka 3. Kubw'izi nkuru zose rero ngiye kukwereka ibintu byose ukuntu byagiye bigenda kugira ngo tubashe kurebera hamwe icyatumye mvuga ko ari abakristo ba fake. Ibi byose kugira ngo tubite abakristo ba fake byose bijya gutangira byatangiye nyuma y'uko muri Bibiliya
hari harateye umwuzure ku bwa Nowa, bityo noneho Imana ibonye ko rwose umwuzure utari mwiza ndetse kandi nayo iza kubabara ivuga ko rwose ngo ibyo yakoze isa nk'ibyicuza, bityo izana umukororombya nk'ikimenyetso cy'uko itazongera kugarura umwuzure. Ariko nubwo byari bimeze gutya abantu ntibigeze babyizera namba, byatumye abantu bose bemera yuko rwose ngo umwuzure ugiye kurimbuka, kubera yuko baba batarasomye na Bibiliya, bakaba bataba bananayizera, bakaba bagendera mu kigare ndetse kandi batanizeye yuko rwose iyi Bibiliya ibigisha, cyangwa se nanone bakaba bitwa abakristo bahamye ndetse b'ukuri, bakorera Imana bagatanga ibitambo n'ibyacumi, bagakora ibikorwa byose n'ibyo mu rusengero, bakanajya mu masengesho, ariko rwose ugasanga ntibazi Bibiliya na gato, ari nabyo byaje kuba kuri bano. Bityo buri umwe wese wari uzi yuko rwose cyangwa se wari warasomye Bibiliya akaba yari azi ibyabaye ndetse n'iryo sezerano Imana yatanze ntiyari igombaga kwizera ibi. Ariko kandi nanone nubwo abantu bakomeza kuvuga ngo ni ibigoryi, abandi bakomeza kuvuga ngo abantu bamwizeye bagatangira kugenda ni ibicucu bamusanga, abandi bakavuga ati rwose ni ibintu bitagira ubwenge by'ibiropuropu. Nyamara uno mugabo rwose ibyo yavugaga byari gukora ku mitima ya benshi, cyane ko batari banabizi. Ikindi kandi nanone cyagutuma wemera ko bano bantu bari abakristo ba fake, n'ubundi uno mugabo byaje kurangira bamufunze, gusa baramufungura kuko bamenye ko yari umu content creator. Ariko kandi nanone nubwo byagenze gutyo, hari n'abamutumiye mu gitaramo cyabaye mu gihugu cya Ghana cy'abaraperi, ndetse kandi anavuga ko rwose ngo ari content yikoraga, arongera nanone ajya kuri stage y'abahanzi akora content yo kwisekereza abantu. Nk'aho ibyo bidahagije, muri ino minsi cyangwa se mu minsi yashize n'ubundi yahise anigurira umuduga w'imodoka yo mu bwoko bwa Mercedes Benz igura miliyoni 130 z'amafaranga y'u Rwanda. Ubwo rero abantu bakomeje kugendera mu kigare gutyo, ndetse kandi bakomeza no kugenda bizera uno mugabo, bityo biza kugenda bibashyira mu bibazo bijyanye n'amadeni, ubuhungiro ndetse no guteza ibyabo, biruza yuko rwose bagiye guhunga kandi ibyo ari kubabwira ari ukuri, ndetse kandi ntibongera no kwizera akantu nanone kari mu Bibiliya kavuga kati turi mu bihe bya nyuma, kandi ibihe bya nyuma hazaza abahanuzi b'ibinyoma. Ibyo nabwo baba barizeye, ntibagendera mu by'ukuri ndetse ngo bamenye n'amateka ya Bibiliya, ahubwo baza kugendera muri ibyo ngibyo, biza gutuma n'undi bagira ibibazo byo kwisanga mu bibazo biroshyemo. Abantu benshi cyane bakomeza kugendera mu bibazo bitandukanye, ndetse kandi bakagenda no mu kwizera gutandukanye. Abantu benshi usanga bizera Imana, bakora ibikorwa byinshi cyane, ndetse kandi ari n'abakozi b'Imana bakomeye cyane. Ariko nubwo byose biba bimeze gutyo, usanga nta bumenyi bazi ku bijyanye n'Imana, batarigeze basoma ibijyanye na Bibiliya, cyangwa se ngo babe bazi n'andi makuru ku bijyanye n'Uwiteka. Ibyo biza no gutuma bisanga bari mu bibazo bitandukanye nk'ibyaba bisanzemo. Ariko n'ubundi ngo ni agahinda gakomeye cyane kuva aho ngaho muri Ghana, Australia, Libya, Denmark, ukamanuka mu Misiri naho bari bamwizeye, nubwo ngo ari Abisilamu, ugakomeza n'ibindi bihugu bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Mexico, Ubutaliyani, Canada, ndetse kandi hakaza n'ibihugu by'ibituranyi by'u Rwanda, ndetse kandi bikaba biri gukekwa ko ngo hari n'Abanyarwanda bashobora kuba baragiyeyo. Gusa nubwo byose bimeze gutyo, ntabwo twahita tubatera umugongo, katubihanganisha, ariko kandi nanone tubagira inama yo kuzajya bakomeza kugenda bakurikira ijambo ry'Imana, basoma Bibiliya n'ibindi bitabo byose bifite aho bihuriye na Bibiliya, nimba koko ari abakristo bo kwizera. Ibyo ngibyo byose n'ubundi byaje bikubikiye ingaruka ndetse n'ubuyobe, kudakurikira no kutita ku bintu no kugendera mu kigare byabo, ndetse biza no kubishyira nyine muri ibyo bibazo bisanzemo. Uyu ni umu content creator Eba Nowa, nk'uko nawe uri kunyumva, ushobora kugenda maze ugatangira guhita ukora content yawe nk'iyo ngiyo, ukigira nk'umuhanuzi cyangwa se ukigira nk'umuntu ufasha abantu, ndetse kandi abantu bagatangira kuguha amafaranga. Ndetse kandi uno mugabo nawe ashinjwa ko rwose ngo yabwiye abantu bose ati nimutange amafaranga kugira ngo mumfashe tubashe kubaka zino nkuge. Ariko kandi nubwo nanone uno mugabo yabikoze gutya, yari afite andi mayari n'amanyanga menshi cyane, kuko yafashwe nk'umunyamanyanga udasanzwe. Uyu mugabo Eba Nowa yatangaje yuko rwose atari yarigeze avuga umunsi ibi bizabera, ndetse kandi yongera no kubeshya abantu abisubiramo ku mateleviziyo n'ibinyamakuru bitandukanye, avuga ati sinigeze mvuga umwaka, navuze tariki 25 z'ukwa 12. Ariko n'ubundi urumva ko ayo magambo yose yari yuzuye kubihinduka no kubitakana. Arongera avuga ati ushaka gusanga ari mu myaka 3 iri imbere cyangwa mu mwaka. Ariko kandi nanone nubwo hano bantu bizeye yuko rwose isi igiye kurimbuka, abantu benshi babafata nk'ibishwi, ndetse kandi nubwo ngiye ntabatuka gutyo, ariko n'ubundi n'abantu batagendera mu kwiyemerera cyane. Nubwo bagendera mu kwemera no kwemera Uwiteka ndetse n'ibikorwa by'Imana, bafite ikibazo kimwe gusa. Na Yesu Kristo we, umwana w'Imana, yatangaje yuko rwose gatazi igihe nawe isi izarimbukira, cyangwa se ibyo twita ko hazabaho imperuka, nawe atazi umunsi, gusaba abantu bo baje kwizera ko ari uwo munsi.
Ibi kandi bifite aho bigenda bihura n'ubundi busikama. Abantu muri ino minsi bari mu burangare cyane ko hari n'umugabo wo muri Afurika y'Epfo nawe wavuze ko ngo isi yari burimbuke cyangwa se hari bube imperuka gusa ntibibe. Abantu bose bakomeza kugenda bizera abantu nk'aba ngaba bagiye bagaragara gusa birengagije yuko na Yesu umwana w'Imana yatangaje yuko rwose ngo atazi umunsi bizabera. Ngahe nguko rero njye uteze amatwi nitwereze niyo gisubizo iyi Rwanereze TV Media kuri subscribe kugira ngo uzabashe no kubona n'ibindi biganiro byacu bikurikira. Mugire ibihe byiza kandi Imana ibarinde. Ciao ciao.